너무 버릇이. isura kibuka cya gisaha saa 12 n'igice yageraga umujyi wa Kigali ndetse n'utundi turere byose bigatuza. Igihe imiryango yateranaga imbere ya televiziyo, abana n'abakuze bose bategereje kureba umugabo umwe wenyine. Ikaze kuri Unique. Uyu munsi mu kiganiro Ben Lenses tugiye kureba amateka y'umugabo wahinduye isura ya sinema muri Korea, ariwe Jo Mong. Ariko se wari ubizi ko uyu mugabo ubona arwanisha inkota ebyiri yabanje kwangwa n'abateguriye iyi filime? Wari uzi ko iyi filime yatuye umugabo cyangwa se uyu mukinnyi asigara afite ubumuga bw'amaso budashira? Kaza umutsi ko tugiye kureba ishoramari rya miliyoni 40 n'uburyo iyi filime yakozwe mu buryo butangaje. Mu mwaka wa 2006 televiziyo ya MBC muri Korea y'Epfo yafashe umwanzuro wo gukora filime itazigera isaza. Bashoye asaga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyoni 40 amafaranga y'u Rwanda muri iki gihe. Iyi filime ntiyari umukino, yari ishoramari ryinjiza asaga miliyoni 45 z'amadolari binyuze mu kuyigurisha mu bihugu nka Turkiya, Iran ndetse n'ibindi bihugu bikikije isi. Jo Mong yarebye umubano udasanzwe hagati ya Aziya ndetse na Afurika binyuze mu nkota n'umuheto. Reka turebere hamwe uburyo iyi filime yakozwe. James Henman n'abafatanyabikorwa be banze gukoresha amashusho ya mudasobwa CGI menshi, ahubwo bubatse umujyi wose mu mujyi wa Nanjo kuri gitari nyinshi, ahantu hanini cyane pe. Amabuye, inkota n'ingoro z'abami byose byari iby'ukuri. Muri make barabyubatse kugira ngo babikine mu filime bya nyabyo. Kugira ngo amajwi y'inkota azaryohera abazareba iyi filime, abanga mu majwi bakoresheje inkota nyazo mu gihe cyo gufata amajwi, kugira ngo umuntu ureba kuri televiziyo yumve uburemere bw'icyuma nkaho ari imbere ye. Abasirikare ubona mu bihugu bose bari abantu b'ukuri bahawe imyitozo ya gisirikare y'ibyumweru byinshi kugira ngo bamenye gutambuka no guhagarara nk'ingabo z'ukuri za kera. Kuri seti ya Jo Mong imibereho ntiyari yoroheye abakinnyi, aho Song Goku cyangwa se Jo Mong yamaze amezi 6 yiga kurwanisha inkota n'umuheto adasinzira. Ariko hari icyizere kiremereye yatanze. Song Goku nyuma yaje kuvuga ko amaso ye yangirijwe n'umukungugu, izuba n'amatara akazi ya studio mu gihe cy'imyaka 2. Ibi byamuviriyemo uburwayi bw'amaso, bituma amara igihe kirekire adakina filime z'intambara kuko amaso ye atakihanganira umucyo ukaze. Kuri Jo Mong byari intsinzi, ariko byamusigiye icyashya mu buzima busanzwe. Ntabwo bavuga kuri Jo Mong ugenda utavuze ku rukundo rwa Jo Mong ndetse na Sosiyona, ndetse n'igitambo cyishe benshi cyangwa se urukundo abantu benshi bafashe nkaho hari urukundo rwa rukomeye muri iyi filime. Ariko rero cyatumye filime irangira abanyarwanda ndetse n'abandi benshi bayirebye barira ntabwo byari inkota, cyari urukundo rudasanzwe rwa Jo Mong na Sosiyona. Uru rwari urukundo rwo guhana indabyo, rwari urukundo rw'igitambo. Sosiyona yatanze akoresheje ubwenge n'ubutunzi bwe ngo Jo Mong abe umwami, ariko mu mpera z'amateka yahisemo kugenda kugira ngo yirinde amakimbirane y'ubwami. Kureba Sosiyona agenda n'amaso ya Jo Mong amureba ashenguka byerekanye ko urukundo rwa nyabwo rimwe na rimwe ari ukurekura uwo ukunda kugira ngo agire amahoro. Mbere ko dusoza kuri Jo Mong, ntabwo utegura ibintu bitanu ugomba gusigarana mu mutwe wawe cyangwa se ugomba kuzajya uhora uzirikana kuri filime ya Jo Mong. Filime ya Jo Mong yakoreshejwe amafaranga asaga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika muri 2006. Era amafaranga menshi cyane muri Korea y'Epfo. Byasabye kubaka studio nini cyane mu mujyi wa Nanjo nk'uko nabivuze hejuru, ahitwa Goryeo Town Park. N'uyu munsi iyo studio ikaba ari ahantu h'ubukerarugendo abantu basura kugira ngo barebe uko Jo Mong yakinwe cyangwa se yakiniwe.
ikindi kintu utaruzi kuri ino filime ya Jumongo, uyu Son Goku tubona ntabwo ari umuntu wagombaga kuba Jumongo cyangwa se ari wagombaga gukina ino role ya Jumongo. Ikindi kintu abantu bake bazi, umukinnyi wagombaga gukina ari Jumongo bwa mbere yari uwitwa Kim Jong-hyuk, ariko kubera ikibazo cy'ingengabihe cyangwa se cya scheduling ntiyakina. Hanyuma Son Goku yaje nk'amahitamo ya kabiri, ariko amaze gukina igice cya mbere abari bateguye cyangwa se bamwe ba director ba filime bahise babona ko ari we Jumongo nyirizina, bitewe n'uburyo amaso ye agaragaza ubutwari n'agahinda icyarimwe. Ikindi kintu utakwereka kuvugaho ni umubano wa Jumongo na Sosiyona, cyane cyane hanze ya kamera cyangwa se hanze ya filime. Muri filime tubona ko ari abakunzi b'ibihe byose, ariko mu buzima busanzwe Son Goku cyangwa se Jumongo ndetse na Sosiyona bari inshuti zisanzwe kandi zubahanye cyane. Uyu Sosiyona tuvuga yaje gushakana n'umukinnyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa muri Korea, Ki-sung Young. Uyu mukinnyi yakinnye mu ikipe ya Swansea mu Bwongereza muri Premier League. Ikindi kintu utasoze no filime uvuzeho ni uburwayi uyu Son Goku cyangwa se Jumongo yagize kubera gukina filime. Amaso yaje kugira ikibazo, ibi byatewe n'ubukungu yamaze imyaka 2 areba mu mucyo ukaze w'izuba ryo mu butayu n'amatara muri studio adahombye. Ibi niyo byatumye amara igihe kirekire adakina filime z'intambara nyuma ya Jumongo. Ikindi kintu utasoza utavuze ko ino filime ni inyungu byagiriye ino filime cyangwa se no kubaka izina muri Aziya. Jumongo ntiyakunzwe mu Rwanda gusa, mu gihugu cya Iran Jumongo yakunzwe ku kigero cya 80%. Byageze aho Son Goku ajya muri Iran cyangwa se Jumongo ajya muri Iran kwakirwa nk'umwami, kandi bivuga ko iyi filime yabaga iri guca kuri televiziyo muri Iran, ibyaha cyangwa se crimes n'urugomo byagabanukaga kuko n'abajura babaga bagiye kura Jumongo. Imyaka hafi 20 irashize, ariko Jumongo aracyari umwami wa sinema muri Korea. Wese ni ikihe gice cyatumye urira kurusha ibindi muri filime ya Jumongo? Tubwire muri comment. Niba ukunda kumenya ibyinshi nyuma ya film industry cyangwa se sinema, kora subscribe kuri Unique. Ugare mu kiganiro cyacu The Behind Lenses. Hanyuma tubwire muri comment filime twazagukoraho ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista.